Ni byiza cyane ko muri kutwumva. Gutandukana kw'isura, umuzi w'imibanire mu bantu. Tubaha ikaze muri iki kiganiro. Ibitabo by'iyobokamana nka Bibiliya bivuga ko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Bivuze ko abantu basa, icyakora ushobora kwitegereza mu isura y'umukoresha wawe cyangwa se umukozi mukorana, ukabona ntabwo basa n'abantu wasize mu rugo, ndetse n'abo mu rugo iyo uhageze ntiwabona usa n'undi. Inyamaswa z'ubwoko bumwe biba bigoye ko umuntu yabasha kuzitandukanya arebeye mu masura yazo, mu gihe ku bantu byoroha cyane guhita ubona ko umuntu runaka adasa n'undi. Ubushakashatsi bushya bwasohotse mu kinyamakuru Nature Communications ku nkunga y'ikigo cy'igihugu cyita ku buzima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugaragaza ko iterambere rya muntu mu mibereho ye n'imihindagurikire kuva ku myaka myinshi yahahise aribyo ntandaro y'amakuru yo gutandukana kw'amasura y'abantu. Michael Sheehan uri mu banditsi ibyavuye mu bushakashatsi avuga ko kubasha kumenya isura y'umuntu runaka ari ingenzi nubwo tudakunze kwita ku buryo tubasha gutahura amasura y'abantu. Bimwe mu bifasha kubasha gutandukanya umuntu n'undi urebeye mu isura harimo intera iri hagati y'amaso ye, kugira isura ndende cyangwa se ngufi, ndetse bikanashingira ku ngirabuzima fatizo z'abantu zishobora kubatera kuba bagufi cyangwa se bakaba barebare ku buryo bishobora no kugira uruhare ku buryo bugaragara mu masura yabo. Sheehan kandi yongeye gukomoza ku kuba abantu basigaye bagira amasura atandukanye ku buryo bugaragara, aho avuga ko byagiye bikurana n'iterambere rya muntu uhereye mu gihe cy'inkomoko ye mu myaka ibarirwa muri za miliyoni ishize. Yavuze ko mu bihe bya kera washoboraga kwitiranya abantu kurusha uko bishobora kubaho muri iki gihe. Yavuze ko mu maso ya muntu hari utuntu duto twihariye dutuma umubonye amutandukanye n'abandi, ibintu bidasanzwe ku bindi binyabuzima. Ubushobozi bwo kubasha gutandukanya abantu ntibwihariwe n'iki kinyabuzima gusa, kuko hari n'inyoni zizwi ku izina rya penguins zishobora gutandukanywa hifashishijwe amajwi yazo, n'ubwo iyo uzirebye ku maso zose uba ubona zisa. Sheehan avuga ko iyo hatabaho ubushobozi bwo kubasha gutandukanya abantu byari kujya biteza ibibazo bikomeye, haba ku bijyanye no gucudika, amakimbirane ndetse no kugirana amahitamo ku muntu mukorana, mukundana cyangwa se muhurira mu kindi kintu runaka, hatabaho imbogamizi yo kumwitiranya n'undi. Naho dusoje ikiganiro cyacu, naho gutaha ku ishuri.